itatswe n'ibiti byiza ibyatsi byaho nabyo biratoshye cyane imigezi ifite amazi meza yo kunywa igihugu cyose ibyo kurya byiza mu by'ukuri Kanani iratemba amata n'ubuki ariko twabonyeyo abagabo banini ntabwo tuzagerayo kuko bazatwica abo bagabo bari barebare cyane bari banini cyane rwose bafite imbaraga bari bateye ubwoba n'ukuri twabajyaga imbere tukamera nk'inzige abo bagabo bari barebare cyane bari banini cyane rwose bafite imbaraga bari bateye ubwoba n'ukuri twabajyaga imbere tukamera nk'inzige tukamera nk'inzige abo bagabo bari barebare cyane bari banini cyane rwose bafite imbaraga bari bateye ubwoba n'ukuri twabajyaga imbere tukamera nk'inzige yadukijije urupfu idukura kwa Farawo yatunyujije mu mazi iratwambutsa twicika intege tuzagera i Kanani abo bagabo bari barebare cyane bari banini cyane rwose bafite imbaraga bari bateye ubwoba n'ukuri twabajyaga imbere tukamera nk'inzige abo bagabo bari barebare cyane bari banini cyane rwose bafite imbaraga bari bateye ubwoba n'ukuri twabajyaga imbere tukamera nk'inzige
twishimye mu mazu arindishijwe, aho nta mibabaro nta rupfu n'ibyago, duhunge mu Egiputa dusanga umukiza. Iby'isi bigushuka ibyo bireke, ni Yesu gushaka ngwino umwitabe. Satana aragushuka ngo ufite ibyaha, mubwire ko Yesu yakunesheje. Ibigeragezo ntibikuba gitumo, mubwire ngo genda ntagunteye ubwoba. Ikoreze Uwiteka urugendo